Ni mu karere ka Kamonyi aho hongeye kumvikana inkuru yazamuye uburakari mu baturage, aho barimo gutaka batabaza ubuyobozi ndetse n'inzego z'ibanze zigiye zitandukanye, nyuma y'uko harimo abantu barimo gukora amarorerwa bagakora icyatumaga abaturage bahumeka, none ubu barimo kwibaza uko bagiye kujya babaho, nyuma y'uko bavuga ko ubuzima bwabo bugiye kujya mu kaga gakomeye. Ese ibyo abo barimo kwangiza byaba ari ibiki? Ese byabereye mu kahe gace ko muri ako karere ka Kamonyi? Ese ubuyobozi, inzego z'ibanze zaba zatangaje iki nyuma yo kumva ayo marira abo baturage barimo barabaririra nyuma y'uko batabaje abo bantu barimo barakora ayo marorerwa? Ibyo byose n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru yacu y'uyu munsi tugiye kubagezaho. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazigira kaza nako gakandeho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi iby'aya makuru arimo arabera mu karere ka Kamonyi, nyuma y'uko abaturage bakomeje gutabaza bataka baririra ubuyobozi ko bwagira icyo bukora bugakumira abo bantu barimo barangiza ibyatumaga bahumeka, kuko n'ubuzima bwabo bushobora kujya mu kaga gakomeye. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru abarimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Kamonyi aho benshi barimo kwibaza uko bagiye kubaho nyuma y'uko abigize abakomeye barimo gukora amarorerwa bagatema ishyamba kandi ari ryo ryabafashaga guhumeka, none batewe impungenge y'ibyo barimo gukorerwa. Ibi byagaragajwe n'abatuye mu murenge wa Karama mu karere ka Kamonyi, aho bavuga ko bahangayikishijwe n'abari gutema ibiti bagasiga umusozi wambaye ubusa, ngo ku buryo bikanga ko bishobora kubakururira ibiza bituruka ku mvura y'umuhindo iri imbere. Bakifuza ko ubuyobozi bwabatabara nibura uyu musozi ugaterwaho ibindi biti cyangwa ukanacibwaho imirwanyasuri. Ibi aba baturage babiganirije itangazamakuru bagaragaza agahinda barimo guterwa n'abo barimo gutema iryo shyamba. Uyu ni umuturage witwa Mukeshimana Bernadette, aturiye ahari gutemwa ibiti by'ishyamba rya EPR, avuga ko iryo shyamba batema ariyo ryabafashaga gukumira ibiza, bagasaba ubuyobozi kubatabara nibura hagacukurwa imirwanyasuri. Uyu muturage mu gahinda gakomeye cyane ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru yagize ati, ubusanzwe iri shyamba bari gutema ntibasige n'igiti na kimwe, niryo ryadufashaga gukumira ibiza bituruka ku mvura, none rero kuba riri gutemwa ntihagire n'igiti na kimwe gisigara, biduteye ubwoba ko mu mvura y'umuhindo dushobora kwibasirwa n'isuri imanuka ku musozi. Rero icyo numva cyakorwa, abayobozi nibadufashe nibura hacukurwa imirwanyasuri kugira ngo izahagarike amazi y'imvura atazadusenyera cyangwa akangiza n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye.
Undi muturage nawe wagaragaje agahinda gakomeye witwa Sekanabo Ildefonse nawe utuye mu murenge wa Karama ahatemwe ibi biti, avuga ko ubuyobozi bukwiye kubafasha ahatemwe ibi biti hagaterwa ibindi kandi hakaba hacukurwa n'imirwanyasuri. Uyu Sekanabo Ildefonse nawe yagize ati njyewe nk'umuturage ubona uburyo ishyamba ritemwa hadasigara n'igiti cyo kubara inkuru biri gushyira ubuzima bwacu mu kaga cyane cyane mu gihe cy'imvura, ku buryo ubuyobozi bukwiye kudutabara nibura aho bari gusarura ishyamba hagaterwa ibindi biti ndetse hakanacukurwa imirwanyasuri kugira ngo ifate amazi mu gihe nta biti byo kuyafata bigihari. Ibi kandi aba baturage bagaragaje byagarutsweho n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuhinzi mu karere ka Kamonyi Mukiza Justin, aho nawe yavuze ko uwasaruye ishyamba mu murenge wa Karama atigeze yaka icyangombwa ngo anagirwe inama y'uburyo agomba kurisarura, ku buryo yamaze no gucibwa amande ateganwa n'itegeko rigenga gusarura amashyamba, anategekwa gucamo imirwanyasuri ahagarikiwe n'ubuyobozi bwo muri ako karere. Uyu muyobozi w'ishami rishinzwe ubuhinzi mu karere ka Kamonyi Mukiza Justin ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru yagize ati ubusanzwe umuntu ugiye gusarura ishyamba asaba icyangombwa cyo kubikora kiba gikubiyemo n'amabwiriza yo kurisarura. Rero uwasaruye iryo mu murenge wa Karama nta cyangombwa twamuhaye kuko ntacyo yatse, ku buryo twamaze no kumuca amande angana n'ibihumbi 100 y'amafaranga y'u Rwanda ateganwa n'itegeko rigenga gusarura amashyamba mu Rwanda. Uyu muyobozi w'ishami rishinzwe ubuhinzi mu karere ka Kamonyi Mukiza Justin yongeyeho agira ati ndetse ubu twamutegetse ko aho yasaruye ishyamba niyasiga igiti na kimwe ahacukura imirwanyasuri kugira ngo ifate amazi y'imvura atazajya yangiriza abaturage ibikorwa byabo cyangwa akanasenya inzu z'abaturage babamo bigatuma ubuzima bwabo bujya mu kaga gakomeye. Uyu muyobozi kandi avuga ko abasarura amashyamba bakwiye kujya babanza kwaka icyangombwa ndetse bagasoma amabwiriza abari muri iryo shyamba cyangwa abari muri icyo cyangombwa bakaba ariyo bakurikiza, bagasarura iryo shyamba neza bakurikije ayo mabwiriza abari muri icyo cyangombwa, ngo kuko igihe cyose babirenzeho bagakora ibihabanye n'ibyo ubuyobozi bwabasabye gukurikiza bishobora gutuma ishyamba ricika kubera kurisarura nabi badasiga ibiti bituma ryongera gushibuka. Ibi rero byarakaje abaturage nyuma y'uko bari babonye uwo wigize umukire yiraye mu ishyamba agatema ibiti byose byari biri mu ishyamba kandi byafashaga abaturage guhumeka ndetse no kurwanya isuri. None bavuga ko ubuyobozi bugomba kugira icyo bukora kugira ngo uwakoze ayo mahano nawe ayahanirwe cyangwa bamutegeke kongera gutera ibiti yakuyemo ndetse anace imirwanyasuri. Niba waracikanwe n'amakuru yacu ndagusabye uyu munsi jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako gakandeho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo
ukaduha igitekerezo cyawe, cyaba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ibinenga n'ibyo unenga, ukabishyira muri komenti kugira ngo ubutaha tuzabagezeho amakuru meza kandi yizewe hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.